Ikiganiro Umuraho wo kumenya. Nongeye kubasuhuza mwe bakurikirana ibiganiro by'Umuraho wo kumenya. Nishimiye kongera kubana namwe nkuko tumaze iminsi turi kumwe. Abashimira umuhati wo gukomeza kwigana nanjye dusobanukirwa mu Muraho wo kumenya. Twatangiye ikiganiro kivuga cyangwa se gifite insanganyamatsiko y'ishyanga. Ishyanga twasanze uburyo rivuka ikabaho. Tuzakomeza kureba ibigize ishyanga ndetse n'amaherezo yaryo, ashobora kuba meza cyangwa se akaba mabi bitewe n'ibyo bubahirije cyangwa se ibyo batubahirije. Twifashishije urugero rw'ishyanga rya Isirayeli, tubona uburyo ryavutse, ubw'Imana yasabaga Aburahamu gusiga ishyanga cyangwa se umuryango mugari yabagamo wo muri Uri y'Abakarudeya, akajya aho Imana izamwereka. Ndetse tureba umugabane wa mbere mu migabane igize ishyanga uko ari 3, nk'uko twabonye ko ishyanga rigizwe n'imigabane 3 kugira ngo ribeho. Uwa mbere ni imyemerere, uwa kabiri ni ubutaka bagomba kuba bariho, uwa gatatu ni ukugira umuco. Rero muri ibyo bice uko ari 3 bigize ishyanga, twabonye igice kimwe muri 3 aricyo kwizera. Twasanzeho ko ubwo ishyanga ryari rimaze kuvuka, Imana imaze gusezerana Aburahamu yuko izamugira ishyanga rikomeye, amaze kwitandukanya n'aho yavukaga. Twasanze ko Aburahamu yagize kwizera, yashize ibyiringiro bye mu Mana, ndetse Imana imuha amasezerano ariyo azagira uruhare kuri we ndetse n'abazamukomokaho, ndetse Imana amusezeranya yuko izamuha cyangwa se izamugira ishyanga rikomeye. Uyu munsi ho turarebera hamwe umugabane wa kabiri mu bigize ishyanga, ari wo umuco. Umuco nk'igice cya kabiri mu bigize ishyanga, muri 3 tuzareba. Rero umuco ubusanzwe ni ikintu gikomeye cyane. Umuco, ngo igihugu kidafite umuco cyangwa se kibuze umuco kirazima. No ku ishyanga nuko bigenda. Ishyanga ridafite umuco ntirishobora kwitwa ishyanga, kuko ishyanga rigomba kuba rifite ibyo bintu uko ari 3 nk'uko twabivuze. Ariko umuco ni ikintu kinini, ni ikintu gisiguye, gisobanuye ishyanga, gitanga indorerwamo ngari y'ishyanga. Ndabaho urugero. Hari ubwo wumva ngo abana babigenza batya, abana babikora gutya, abibunaka bakunda ibi, banga ibi, abibunaka ni gutya na gutya na gutya. Ukumva ibyo bavuga ni umuco. Nubwo akenshi umuco ufatana n'imyemerere, ariko usanga umuco nawo ubwayo wiganjije. Ariko mu kwemera cyangwa se mu kwizera usanga ari agatoki ku kandi. Ni ibintu bikorera hamwe kugira ngo bibyarire hamwe mu gutanga igisobanuro cy'ishyanga. Rero twasanze ko Aburahamu yizeye Imana, n'abazamukomokaho bagombaga kwizera Imana mu mugabane wa mbere w'ibigize ishyanga. Ubu ho turareba umuco bagombaga kugira ngo uwo muco ubatandukanye n'abandi. Uwo muco utanga igisobanuro cyabo bakomoka kuri Aburahamu baje kwitwa ishyanga rya Isirayeli, uburyo bafite umuco udahuye n'ayandi mahanga yarabazengurutse. Turifashisha ingero ziboneka mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, aho dusanga bimwe mu bigize umuco. Imana ubwayo twasanze ko mu ntangiriro ariyo yaganiriye na Aburahamu. Imana ubwayo niyo yamuhaye ibyo agomba gukurikiza. Imana ubwayo niyo yamuhaye amasezerano izamugezaho ubwo azaba amaze gukurikiza ibyo Imana iri musabye. Rero mbere nibazaga impamvu hariho gutegeka kwa kabiri, nkibaza kuki gutegeka kwa mbere, kubona kuki bagiye kuri kabiri ntibabanze gutegeka kwa mbere. Ariko iki gisubizo nagisubijwe mu minsi mike ishize, nsanga ko gutegeka kwa mbere ari ubwo Imana yahaga Mose amategeko 10 ku musozi wa Sinayi ubwo bari bavuye mu Misiri.
aho nibwo Imana yabahaye amabwiriza amwe yagombaga kubagenga, ariyo mategeko 10 agizwe n'imigabane 2. Umugabane wa mbere wibandaga cyane mu mibanire yabo n'Imana yabo. Umugabane wa kabiri wibandaga cyane hagati yabo, mu mubano hagati yabo. Ni amategeko, amabwiriza, ni amategeko abafasha kubana neza hagati yabo. Ariko mu gutegeka kwa kabiri Mose yongeye kuza kubabwira amabwiriza agomba kuranga umuco cyangwa se imbumbe y'umuco wabo. Barafite kwizera Imana, ariko hari ibyo bagomba kugenderaho, ari byo byari bigize umuco mugari. Nk'urugero mu gutegeka kwa 12 ibice 12 nk'umurongo wa 16, Imana ibemerera kurya inyama, ariko ntibemera kurya inyama n'ubugingo bwayo, cyangwa se kurya inyamaswa n'ubugingo bwayo. Ubugingo buboneka mu maraso. Bari bemerewe naho kurya ihene n'urugero, ariko ntibayirye ngo bamwe n'amaraso yayo. Ahubwo ku murongo wa 16 aragira ngo ariko ntimuzarye amaraso, muzayavushirize hasi kabamena amazi. Ahangaha Imana bategeka yuko batagomba kunywa amaraso, ahubwo bagomba kurya inyama, ariko ntibaziryane n'ubugingo bwazo. Ku murongo wundi ukurikiyeho usanga uburyo Imana ibasaba kuzajya batanga icya 10 cy'ibyo bejeje, uburiza bw'ayo matungo bari boroye. Ibasaba yuko ibyo bagomba kuzajya babizana imbere y'Uwiteka nk'icya 10. Ibyo ni bimwe mu byari biri kurema umuco ubatandukanya n'abandi. Ku murongo wa 27 by'igice cya 12 harimo gutanga ibitambo. Nko ku murongo wa 28 harimo kwitondera no kumvira no kugira ibyo baziririza, kwitondera wumvira amagambo ngo tegeka ko kugira ngo wowe n'urubyaro rwawe uzakurikira kugeza iteka. Hano ntabwo byabwirwaga Abisirayeli gusa, ahubwo wari umuco bagomba kuziririza, kubaha, kumvira, kugenderaho, ariko si bo bonyine, ahubwo n'urubyaro rwabo kandi n'urubyaro rw'urubyaro rwabo. Muri make wari umuco ugomba ugafata Abisirayeli bose, baba b'icyo gihe baba n'abazaza. Uyu wari umuco ugomba kubatandukanya n'abandi. Umuco nk'igisobanuro kigari cyangwa se cyimbitse mu bigize ishyanga nk'uko turimo kubibona, Abisirayeli bari bafite umuco kugira ngo babubahirize, bawubemo, ube kabyite nk'ikirangantego cyangwa se nk'irangamuntu yabo, ni ikibaranga. Ku buryo abana bavuga ngo Abisirayeli uzi ko burya barya inyama ariko ntibanywa amaraso yayo. Wari uzi ko Abisirayeli burya batanga icya 10 cy'ibyo bejeje. Wari uzi ko Abisirayeli baziririza iyi minsi ibi ngibi n'ibi. Wari uzi ko Abisirayeli bategetswe kubaha abangaba. Wari uzi ko mu bana b'Abisirayeli bagomba kubaha ababyeyi babo kugira ngo baramire mu gihugu Uwiteka Imana yabahaye. Hari ibyo bagomba kubahiriza, kuziririza kugira ngo batandukanye n'abandi, kuko ishyanga ubwaryo riba riri unique, cyangwa se riba rifite ubudasa. Bati Abanyarwanda bitwara gutya, Abanyarwanda kirazira yuko umwana asuzugura umuntu mukuru, Abanyarwanda kirazira yuko umugabo kubita umugore, Abanyarwanda kirazira yuko bigenda gutya na gutya na gutya. Ugasanga aho ubonye Abanyarwanda umuco wabo ukawibwira, kuko bafite ibatandukanya n'abandi. Nabo Abanyisirayeli rero nabo nk'iryo shyanga ryari rifite ibyo bagomba kugenderaho, ibyo bagomba kubahiriza, ibyo bagomba kugira bitandukanye n'abandi barabazengurutse. Dusoza iki kiganiro cy'umugabane wa 3, ariko kikaba igice cya 2 muri 3 bigize ishyanga. Ni iby'agaciro yuko uhamba mu muco wawe niba ari umuco muzima, kuko iyo udafite umuco urazima. Hari ikibazo kibaho aho usanga umuntu buri gihe asa nkaho adafite ubushobozi bwo kuba yakwifatira umwanzuro, ahubwo buri gihe afatirwa umwanzuro n'ibije. Ugasanga wenda abantu bati ubu tuzatujira mu muhanda,
ugahita ubyemera wumva ko ntacyo bitwaye, nta mutima nama gucira urubanza, kumva ko ubwo bakanaka, ubwo abanaka, ubwo gutya na gutya babikoze naho uzabikora. Kandi hari wenda ufite umuco ukubuza kuba wagenda urya mu muhanda, hakaza umuco ngo twafashe umwanzuro ko cyangwa se hari abantu badutangije yuko abantu bagomba kuzajya bakora wenda akazi bahagaze, kumva ko ugomba kubikora, ariko umutima nama wawe ugufasha guhama mu muco kandi umuco muzima. Rero nk'ishyanga rya Isirayeli byari bakwiye yuko bagendera muri uwo muco bari bahawe, ntibagende bafata imico yindi y'amahanga, bakaba mu muco wabo. Bibiliya bigaragaza yuko kujya mu mico yindi bifata nk'uburaya, bifata nk'icyaha cy'ubusambanyi, kuko n'Imana imubwiye ngo mugendere muri izi nzira, mukora ibi, ibi nibyo byanyu, ariko ukagenda wowe wabira ibyo ubonye byose, haba harimo kugenda ni igikorwa cy'uburaya, kuko ntabwo ufite inzira imwe, ntabwo ufite umuco wawe wubaha uziririza uzatoza n'abawe. Kuko icyambere mu bigaragara ntabwo Abisirayeli bagaragaje yuko uyu muco bawunenze, ahubwo mu maza ya mbere byari ibintu byiza kuri bo, ariko kutifatira imyanzuro ugasanga benda bagenda bajya mu bindi n'ibindi. Imana irabuzanya, Imana iragusaba ngo uhame ku mahame yawe mazima, amahame meza, amahame agutandukanya n'abandi, kandi abandi bakabona yuko hari icyo barusha, abandi bakabona yuko hari icyo ufite bo badafite. Ahubwo byari binakwiye yuko andi mahanga abona uburyo Abisirayeli wenda bafite imigisha bahabwa cyangwa se babonera muri iyi mico, muri uyu muco wabo bari bafite. Murabona ntabwo ari imico, ni umuco, nabo bakawigana, wa muco ugakura, wa muco ukigarurira imitima ya benshi, wa muco ugasagamba umugani w'Abanyarwanda, wa muco ukarenga imbibi, ukarenga inyanja, ukagera kure n'abandi bakagenda bawubona, kuko wari umuco utanzwe n'Imana, wari umuco Imana yo ubwayo yitangiye, kandi wari umuco uboneye, kuko kuwukurikiza nimo hari umugisha wo gukurira, wo kugirira umugisha mu gihugu Imana yari yabahaye. Kuko mu ngingo ya 3 ari cyo gice cya nyuma cy'iki cyigisho tuzareba noneho nk'ubutaka. Mu gice cya mbere twasanze ko mu bigize ishyanga harimo imyemerere cyangwa se kwizera. Twasanze uburyo Aburahamu yizeye Imana, twasanze uburyo abakomotse kuri Aburahamu harimo nk'umwuzukuru wa Aburahamu ari we Yakobo bizeye Imana. Ukomeje kwimika muri Bibiliya usanga n'abandi bamwe babaye inshuti z'Imana, abandi bizeye Imana, abandi banambiye ku Mana, abandi banze kuyivirira. Twongeye kubona ko mu mugabane wa kabiri w'ibigize ishyanga ko Imana yabahaye umuco bagomba gukurikiza. Ibyo bagomba kurya harimo ibizira, harimo n'ibitazira, hari ibyo bagomba kubahiriza, hari ibyo bagomba kubona. Wenda akantu gato mu bijyanye n'umuco, Imana yanabahaye n'uburyo bwo kubaka, kuko yababwiye uburyo bubaka inzu yayo, yababwiye n'uburyo bagomba kwambara. Hari ikintu cyantangaje ngo nk'Abalewi ngo bari bagenewe kuba mu nzu y'ubuturo bwera, ngo Imana yabategetse n'uburyo bwo kwambara, ndetse babwiye n'uburyo bagomba kwambara n'imyenda y'imbere, babwiye n'amabara yayo. Muri make nta kimana itari yarabahaye mu bizagira umuco wabo kandi ukaba umuco w'agatangaza. Bari batemerewe kugira umwanda, hari inyamaswa batari bemerewe no korora, hari ibintu byari bizira ku buryo bigenderamo bari kuba bafite ishyanga ry'agatangaza. Ntabwo twagera ku mwanzuro w'iki cyigisho, ariko mu cyigisho cya nyuma tuzareba uburyo Imana yabahaye ubutaka bwo guturaho, tuzanareba n'uburyo bagize amaherezo, niba barabigendeyemo bakaba ishyanga rikomeye, cyangwa se niba baragiye batezuka ku byo babonye bikabagiraho ingaruka zimwe na zimwe. Reka dushikame ku byiza twamenye, dushikame mu muco muzima, tuwugundire, bizatugira abadasanzwe, tuzagaragaza itandukaniro. Nongeye kubashimira mukomeza kubana natwe muri ibi biganiro byo Umuraho kumenya. Nababwiye ko Umuraho ari inzira ikugeza ku kintu runaka wifuza. Twebwe Umuraho rero utuyobora ku kumenya. Reka mfatanye namwe kumenya, bizakurira hagati muri twe, kandi bizaba ari agahebuzo, kuko kumenya kiri mu bintu bizima kandi umuntu yakwifuza ko yageraho. Dufatanije tuzabigeraho. Imana iduhane imigisha. Murakoze, murakarama. I traveled alone
this lonesome way. My burdens were heavy and dark was my day. I looked for a friend, not knowing that